Yes, reka nongere mfata akanya nsuhuze mpikaze buri umwe wahisemo kubana natwe ariko di harabambwiye ngo buri umwe ntabibaho ahubwo buri wese buri wese fagi yego wahisemo kubana natwe akavuga ati reka makuru tujye tuyasanga ha birumvikana ko ariho bibera ni ku cyicaro ni ku cyicaro cy'amakuru yego hanyuma nyemerera mu by'ukuri imbere yuko mbaha ikaze mbanze nkusuhuze nawe nguha ikaze muri studio za FK TV News ariko unyemerere deja dute tuninjira mu nkuru tubwira abantu kuko ntago bakunda ko tubatindira dore ko ubwinshi bw'aya makuru ndetse n'uburyo ateye amatsiko cyane akanagapfundikiye giteye amatsiko ntago tugomba gutindira abantu bacu. Fagi na makuru menshi cyane tugiye kubagezaho kuri uyu munsi. Ni kuri uyu munsi Fagi harya twitariki zingahe? Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 24 Mutarama. 24 Mutarama rwose urumva ko ukwezi rwose turi kugana ku mpera z'ukwezi. Yego. Amakuru rero Fagi ni menshi cyane amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi muri Afrika nyine muri Republika Demokarasi ya Kongo muri rusange. Yego. Mu Rwanda murabizi ko u Rwanda rwaje kwemera ko Amerika rwemereye Amerika noneho nyine rufite ubufatanye mu by'umutekano na MA23 Fagi. Ahangaha navuze se Tshisekedi nta hawe indi turufa agiye gucanganya noneho akayikinisha ku miryango mpuzamahanga asabira u Rwanda ibihano avuga ati ibyo rwahakanaga dore gihamya ni iyi ngiyi. U Rwanda rwemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko rufatanya hari imikoranire rufitanye na MA23. Izi nyeshyamba rero ziharanira ngo uburenganzira bw'abanyekongo bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda ziharanira ko amahoro yagaruka mu gihugu hose batangiye bavuga bati ahatuye abacu niko abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa babyita kandi urabizi ko M23 ntabwo ari igisirikare cy'igihugu ni inyeshyamba ku ruhande rwa Alliance Fleuve yego nabyo nibyo ariko ngiye kuvuga ngo kubera ko abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ubu ngubu nibo ndi kwireferaho bitewe n'uburyo bo babivuga ubwo navugaga ubwo bikomotse kuko banibazaga ni ese Kinshasa ntihawe turufu noneho igiye gukinisha mu miryango mpuzamahanga aho Tshisekedi agenda hose n'abandi banyepolitiki batandukanye muri Kinshasa bavuga bati u Rwanda rukorana na ziriya nyeshyamba zikomeje kwica kwigarurira ubutaka bw'igihugu zikomeje mu by'ukuri kubuza igihugu umudendezo izi nyeshyamba ngo babita abanyarwanda ubundi ngo bagamije cyangwa se ngo bari mu bikorwa by'ubusahuzi ariko Fagi bari gusahura umutungo kamere w'igihugu cya Kongo. Urabizi ko bamwe bashinjwa kuziba inyuma harimo Joseph Kabila uyu wabaye perezida w'iki gihugu imyaka 18 s'il vous plaît. Umve ko Kinshasa idatinya kuvuga ko yayoboye iki gihugu mu nyungu z'u Rwanda. Ariko Fagi ngira ngo nagucenga ijambo nyamwibutse ko turi mu ngingo z'ingenzi abantu banze babyumve neza. Iyi nkuru turenjiramo neza cyane mu kanya. Ahangaha ni nayo nkuru ngiye tuza kuha iminota myinshi kubera ko ifite uburemere abantu bacu akeneye kumenya ibyo ari byo. Ahubwo rero noneho turakomoza no ku byakozwe ku mirongo y'urugamba. Ubu noneho ngo ibitero karabutaka bigiye kugabwa kuri M23 na ziriya na MRDV twirwaneho ari amadubu na ziriya mu by'ukuri na ziriya ntare za Sarambwe ngo bagiye kuba baraswaho urufaya rw'amasasu byamaze kwanzurwa na Jean-Jacques Perusi ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ati Bukavu Goma ndetse na Uvira turabyigarurira ni ku itegeko rya Tshisekedi turaje turebera hamwe ibyari byo. Kandi Fagi umudepite wa Amerika nyine yasabye ko 23 yakinjizwa mu nzego z'umutekano za RDC. Ubundi iki ni cyo MA23 Rwanda ivuga iti bikwiye ubundi bimwe mu masezerano bafitanye yirengagijwe nkana harimo n'icyo ngicyo kuba bamwe mu barwanyi ba MA23 bakwinjizwa mu gisirikare ariko Kinshasa yahoze ari nka cyari kiri giti gitose kitiyoroswa kuri ingingo ivuga iti ntabwo twabikora kubera ko ibi byihebe ntabwo twabyinjiza nta wavanga irondo n'ibisambo yego. Kandi Fagi n'ubundi president wa Kongo ni Felix Antoine Tshisekedi yaje gusezeranya rwose abanyekongo Kongo vuba baza kwisubiza ibice bya Goma na Bukavu. Nibyo twavugaga byavuzwe na polisi turanabifite ijwi hano mu rurimi rw'igifaransa turagerageza kugenekereza mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko noneho indi nkuru tuza kugarukaho iciye igikuba bwana Sajja iravuga ko Tshisekedi nyuma yuko ejo yari Davos mu Suisse
yavuye rero atazi Kinshasa guherekeza hariya i Paris mu Bufaransa ni mu ruzinduko mu by'ukuri rugamije iki turaje tubirebera hamwe byose tubive imuzini muzingo tuze no kubabwira kuri uyu mudepite Jason niwe umwe mu banyamerika depite yego nibyo tuza kugarukaho nabyo ariko kandi ikindi tuza ko dukomozaho na makuru yuko rwose ubu ngubu umusirikare uzajya ufata amashusho ari ku rugamba igihano cye kigaragariye kuri uyu nguyu wahawe imyaka 20 azamara akora ariko adahembwa kubera nyine amashusho yafatiye ku rugamba yafatiye ku rugamba umusirikare aba ari ku rugamba gabasanga ari gufata udusinapshot tunuduki wowe uriseye kwini wowe nta kintu kiba kirimo ibi ngibi ni ukugambanira igihugu ni nko kwigaragaza uti tugeza aha dore uko aho turi aduye akaba yakucurwa hakaguhitana reka rero tuze tubyinjiremo iwarikare amarembo ya Pinga aravugwamo icyitwa urufaya rw'amasasu turibanda muri axe za Munsanga ni hafi ya Buma indi nkingi y'umutekano w'umujyi wa Pinga yashegeshwe bikomeye byakomeye cyane ngira ngo Fagi amakuru yo ni menshi cyane iminota yacu nidukunda dufite kuri uyu munsi turabagezaho ntabwo ari ibyo gusa warikare nakiriye andi makuru hari ibitero ndetse biravuga ko ni ibitero bya drone by'ingabo za Kongo byagabwe ahitwa Buleusa bigabwa ku barwanyi ba MA23 kuko nibo bahabarizwa nabonye ifoto y'imodoka ya MA23 yatwitswe itwikirwa hangaha i Buleusa navuze mbona ikinyamakuru Actualité.cd cyandika muri rw'igifaransa ariko kivugwa ko mu by'ukuri ngo kibogama ariko cyavuze ko MA23 yatwikiwe imodoka n'amafoto ngira ngo urayabona hangaha reka tubirebere hamwe imodoka irashaje yatwitswe kera cyangwa urabona ko ari ibyavuba kuko baravuga ko rwose MA23 yabajwe na Fardc ndetse na Wazarendo hariya muri warikare reka tubirebere hamwe mu kanya ibirindiro ngo by'abaterabwoba ngo bateye baturutse mu Rwanda abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bo nuko babivuga ntago ndaha ngo mbihindure baravuga ko ngo ubwo ni M23 ngo na RDF ibirindiro byabo ngo biherereye ku biro by'ubuyobozi bwa sheferi ya Bwito ahitwa ngo ni Kikuku ni muri Rucuru ngo bimaze gutwikwa n'indege nto zitagira abaderevu zizwi nka drone bitwitswe na VDP Wazalendo baravuga ko ngo inyeshyamba za MA23 ndetse nyinshi ngo zapfiriye muri ibitero by'izi drone aya namakuru ataragaragarizwa ataratangarizwa cyangwa se adafite gihamya ahetse ni biraha ngaha nyine abavuga ko ari amakuru adahwitse nabo bafite ukuri kubera ko nta kindi narenzaho kuri iyi nkuru kubera ko ni inkuru ingezeho mu buryo buvunaguye reka rero tuyarambure ndetse tugerageze no gucunguza uburyo umwete ndagira ngo nangire mbahereza ikaze cyane n'undi mwijwi ryeruye mubwira ngo niba ari ubwambere wari dukurikiranye cyane niba ari ubwambere wisanze kuri iyi chaîne yacu kanda kuri subscribe ukande kuri like hari kuri like bari sawa cyane buriya ugire muri comment utubwire ngo ibintu ndi kubyumva gutya noneho mite nguriza mu makuru cyane Fagi tuyabinjizamo twihuse cyane kwiruka cyane reka ntangire mbumvishira ijwi ngira ngo niba ababireba baranabibona uyu yitwa Jean-Jacques Purusi bwana Sajya uyu Purusi ni umwe mu bantu bomonganye barahunga koko ubwo Bukavu yafatwaga kibona mpamaguru yari yamaze guhunga yageze mu bice bya Uvira abari hashyira biro kuko ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa guverinoma ku ruhande rwa M23 guverineri wa Kivu y'Amajyepfo muramuzi yitwa Patrice Bwangwi Busu Bwangwi Patrick yego yitwa Patrick akoni kufashemo yitwa Busu Bwangwi Patrick noneho uyu nguyu ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa agize atya ari baraka avuga amagambo ndetse n'ubutumwa wagira ngo yabusamaga kuri WhatsApp yandikiranaga na Tshisekedi wari Paris mu Bufaransa abwira abantu imigabo n'imigambi ya guverinoma Kinshasa mu gihe MA23 ejo bundi ku munsi wo kwa kane twabwiye ko uyu mutwe rwose binyuze muri Colonel Nanga ni coordinateur wa AFC M23 ndetse na General Sultani Makenga komanda mukuru wa ARC gisirikare cya Congo Armée Révolutionnaire Congolaise bari bavuze ko bavugiye hari Bukavu ko intego y'uyu mwaka ari ngari bafite intego nini cyane bafite intego nini cyane yo kubohora igihugu ariko baraherera ubundi ugiye kubaka uwo uhera kuri gukora fondation M23 yarayikoze you start from what you got utangira kucyo ufite noneho
gufata Bunagana, gufata Goma, ugafata Sake, ugafata bice bitandukanye nka Bukavu, ibibuga by'indege nka Goma airport, Kavumu airport, ukagenda ufata n'utundi dupoti duto, ukagera Uvira ukaza kuyirekura mu buryo nka buriya, ariko ufite ubushobozi bwo kugira gute bwo kuyisubiza. Ubu ngubu wamenye ko Uvira yageze mu coalition, ndetse abarundi abacancuro hagaragaye amashusho y'abacancuro bari mu kazi kose kuri ku mapatrouille na Fardc bambariye urugamba. Yes. Ariko n'abarundi abanyageria imbega nakavuyo. Uvira yabaye kenshi cyane. Abaturage bumvise ko abarenga igihumbi bari bamaze kugira gute guhunga Uvira. Guhunga muri Uvira. Abarenga magana bamaze kwicwa. Bivuga ko bikorwa na coalition, ariko abo ku ruhande rwa Kinshasa nabo bakavuga bati ni MA23 ziyambuye imyambaro zigira zite ziri gushaka gusebya igisirikare cya Repubulika zigakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi abanyamurenge, kubera ko coalition yagarutse muri Uvira. Noneho ngo hakaba hari izindi pretenders, ndabivuga gute, aba like nk'ababyiyitirira cyangwa abandi ba M23 ngo bipretendinze nk'abazalendo cyangwa se nk'abaturage, kuko they are trying to pretend like they are wazalendo. Noneho ivyo bikorwa by'ubwicanyi bikorwa abanyamurenge muri ibyo bice, Kinshasa iravuga iti ni M23 ni ingabo z'u Rwanda zageze gute ziyambuye mu by'ukuri smartness, zashyize hasi smartness, zigira nk'inyeshyamba ziri aho nyine. Ubundi abazalendo n'abantu bari date, n'abantu bagenda barya ibisheke mu muhanda bari aho ngaho bambaye inshwa bari, nubwo Tshisekedi abaha impuzankano, ariko nyoberwa aho bazishyira. Baravuga ati rero bariya bari gukora biriya bintu ni M23 irashinja abazalendo kubikora. Ejo bundi Lawrence Kanyuka ibyo yavugiye hariya Kabanyora ntibabyumvise, yasuye ziriya mpunzi zabakurikiye. Ni mu mpamvu nyine natumye abanyamurenge benshi bahita bahunga bava muri ariko ngo bariya bari kwicirwa hariya, bari gusahurwa, ngo biri gukorwa na M23 ndetse ndatwirwaneho, ariko bikitirirwa guverinoma kubera ko ariyo yagize gute yasubiranye ubugenzuzi bwa hariya hantu. Ubwo rero bigatuma imiryango mpuzamahanga yesigiwe mu biganza uriya mujyi wa Uvira, ibura action, ibura like bisa nkaho action igomba kubirimo. Bigasa nkaho iyo miryango nyine isa nkaho yahawe inshingano yanga kugira gute, yanga kuzifata, kandi aho byakomeye nyine nibirumvikana imiryango mpuzamahanga igomba kugira gute, igomba kugoboka. Noneho rero ubwo icyo cyashaka Kinshasa iravuga iti ntago ari twebwe tugomba kucyambara, dufite ba nyiracyo, ntago twakwitirirwa ibi bintu, ntago twafata cyashaka kitari. Ariko icyo si cyo nshaka kugumaho. Intare za Sarambwe uko zifite ibice byinshi by'ingenzi, coalition yatangaje ko igiye gukora iyo bwabaga ikisubiza ikuzo ibyo bice ikagira gute ikabyisubiza. Uyu yego ntago ari mu ijwi rye kuko we yibereye i Paris, ahubwo ahangaha uyu yitwa Jean-Jacques Pouloussi, bamwumva ahangaha. Uramwumva? Ndi kumwumva cyane Fadi. Ashagawe n'abandi banyacyubahiro. Bigaragara ko coalition nubwo M23 igaragarizwa igikundiro aho yafashe cyangwa se ahigenzura, ariko bigaragara ko coalition nayo yumvwa cyane, kuko urumva ya namashyi y'abaturage bahangaha mu bice bya Baraka. Noneho ubutumwa bwa Tshisekedi rero nibwo Pouloussi yatangaga, waravuga ati ntabwo ari njyewe wabyibwirije, ariko reka nse mbabwire nk'ubutumwa nahawe n'umugabo w'ikirenga wa Fardc, ari we Tshisekedi. Aravuga ati rwose njyewe iri ni isezerano ry'uko mu gihe cyavuba papa w'igihugu yatubwiye ati ibitero byo kwisubiza ibice byose bya M23 igenzura birimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu, ati ibyo bitero biraba byatangiye. Ubu butumwa yabutanze ahangaha Jean-Jacques Pouloussi, yabutangiye hariya urumva mu bice bya Baraka ahahungiye coalition mu minsi ishize ubwo M23 yafataga Uvira. Ariko mu by'ukuri Pouloussi niho yahungiye n'ubu ngubu. Ariko Baraka nayo murabizi ko M23 bivuga ko ishaka kwinjirayo ikakoresha nk'inzira yake zikalemi. Ariko
Polisi mu butumwa yahaye abaturage akigera mu mujyi wa Uvira murambabarire nahoze mvuga ko yavugiye Baraka ko yabivugiye muri Uvira aturutse Baraka aho asigaye abarizwa birarashoboka ko yagarura ibiro bya hariya muri Uvira kubera ko Uvira iragenzurwa na Coalition Full Package uri kumva hanyuma mu butumwa yahaye abaturage akigera Uvira wumvise ukuntu yari yishimiwe cyane yavuze ko Perezida Tshisekedi yamusabye kubabwira ko leta iri hafi kwisubiza ibice byose yambuye na MA23 avuga ati hari benshi biciwe hano abandi bari mu nkambi z'impunzi ariko umukuru w'igihugu yarambwiye ati genda ubwire abaturage ko vuba aha tuzarwana nyuma ya Uvira ni Kamanyola ati nyuma ya Kamanyola tuzafata Bukavu Goma Bunagana iyi Bukavu niyo irimo ibiro bikuru bya MA23 bya guverinoma wa Kivu y'Amajyepfo kurande rwa MA23 ahahoze n'ubundi ibiro bya Polisi urumva noneho bazafata na Goma ariko nabonagana wa muntu we ababirebera hafi bakaba bati uru rugamba ruzabindi imberenge bati rwose ahangaha Kinshasa ntabwo izabishobora kuko natatu yamaze kubatega imitego ariko gwenda nabo bafite uko bazitegura nta wamenya ibyabo nje ntago ndi umusirikare nyaboneka ati rwose ntimukangwe n'umutego w'umwanzi ati kandi ntimukagwe mu mutego w'umwanzi ntimugakangwe n'imigambi y'umwanzi kandi ntimukagwe mu mitego y'umwanzi ati gutera abanyamurenge kwica no kubatoteza ni umukino w'umwanzi ati abandandi abavira abaruba abanyamurenge abashi avuga abafunyuri ubwo bwoko n'ubwa mbere nge nari mwumvise abafunyuri ati turabana baturuka ku mana imwe no kuri papa umwe Papa Tshisekedi Chilombo kuki atavuze ati twese turabanyekongo nuko harimo umunyamurenge aha abo ku ruhande nanone rundi bakavuga bati abamwopoza bakavuga ati se ko atavuze ati turabanyekongo ikihutirwa nukuba ko turabimana ahangaha harimo icyitwa nanone ya ideology sinzi uri kubyumva ariko yakomeje abasaba ati mu basabe abanyamurenge batahuke nta muntu uzabatoteza urumva ese ko umunyamurenge yabyizera agasubira Uvira aho Polisi ari biragoye cyane uze kureba n'amasura y'abariyo sinzi gutandukanya abantu ariko ndabona basa ndabona basa kabisa yego nibyo ngibyo rero ni ibintu yavuze isura ya Tshisekedi bayifite bari bafite ifoto rwose portrait ya Tshisekedi bisa nkaho ari uri gutanga ubwo butumwa ni Polisi wavuze ibi yarahagarariye nyine Perezida wa Kongo yego Uvira rero ishobora kuza kumenekamo amaraso mu gihe cyavuba si Uvira gusa kuko ejo bundi Colonel Nagaruza ati ntago mbona watwitambika tushatse kwisubiza Uvira kuko twayifashe bikomeye twakongera twasubyamo wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo ninde ni ndaza kumwibuka yavugiye ikamanyora yari kumwe n'abayobozi ba MA23 avuga ati bitinde bitebuke ku neza cyangwa kuna bituzisubiza umujyi wa Uvira ni nacyo rero nasorizaho kuri iyi ngingo hanyuma wumvise uburyo u Rwanda rwemeye ko rukorana na MA23 ngira ngo tugana no ku musozo twavuga kuri iyi nkuru ku buryo burambuye twavuga kuri iyi nkuru yitwa ni Ambassadeur w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yisomye mu buryo bw'impine kugira ngo mu by'ukuri turebere hamwe nkubwire ikikango nagize uburyo Kinshasa yahawe iturufu yo kwiga gukoresha mu mbwirwaruhame zigiye gukurikiraho kuko ibyatangajwe ahangaha byo reka twumve nabyo ibyari Fagi nyine guverinoma y'u Rwanda yemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ifitanye ubufatanye mu by'umutekano ndetse n'uyu mutwe wa AFC-23 bijyanye no kuba impande zombi zihuriye ku nyungu zo kurinda abatutsi bamaze igihe kinini bibasirwa n'umutwe wa FDLR n'indi mitwe y'intagondwa ishyigikiwe n'igisirikare cya RDC ahangaha rero abasesenguzi batese abatutsi b'abagiye Kongo n'abanyarwanda kuki u Rwanda rwumva rufite icyitwa right like how do they feel like they got the right to say that kuki u Rwanda rwakwiyumva ko rufite uburenganzira bwo kurwanya abo bantu bashaka kwica abatutsi b'abanyekongo ariko nje nkagaruka nkababwira nti nyamara abo bari kubikora barabaziza amateka y'ibyabaye mu Rwanda
bati n'ubundi mwebwe muri bamwe n'abari yatwicaga nta kwaha ntaki niko umunyarwanda bivuga nta epfo ntaki nta ruguru mwese muri bamwe icyo tugomba gukora aho umututsi ari hose tugomba kumwica iyo ni FDLR ati rero Fagi u Rwanda rwemeje ko rufitanye imikoranire n'uyu mutwe nyine biciye muri ambasaderi warwo muri hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Mukanabana Matilde Mukanabana ni kuwa kane tariki 22 Mutarama hari witwa ngo ni Chris Smith ukuriye iya komite Mukanabana yagejejeho iri jambo byaturutse ku guteza imbere amahoro n'umutekano muri Republika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda muri rusange bice amasezerano ya Washington President Tshisekedi yasinyanye na President Kagame ejo bundi tariki 4 Ukuboza no ibigizwe mu ruhare na President Trump noneho nyine hibazwaga ese ibyaye amasezerano ko nta gikorwa kuri yo noneho ambasaderi Matilde Mukanabana ni mu nyandiko ye mu izina rya guverinoma y'u Rwanda yavuze ubwo u Rwanda ruba ruvuze nyine yashimiye President Trump ku buyobozi bwe ndetse n'uburyo rwose yagerageje ibishoboka byose kugira ngo aya masezerano asinywe urumva bigaragaza ko mu by'ukuri ashyize imbere amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo kandi yanashimiye n'ubuza bwa Qatar hagati ya ndetse avuga ko ari byo kwishimirwa ariko noneho bibakarusho kuba bibangikanye n'ubuhuza bwa Qatar hagati ya Kongo na M23 ukuvuga ngo habaye gutera ibuye rimwe yica inyoni ebyiri nyine yavuze ko amasezerano ya Washington agaragaza intambwe ikomeye cyane iganisha ku mutekano nyurambye ndetse n'amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Aya masezerano rero nk'ubufatanye mu bucukuzi bwo mu y'agaciro n'ibiki byose byagerwaho ari uko ibihugu byombi bidahigana ubutwari ngo bitabarane. Sinzi no kubyumva. Yeah, that's true. Bidaharanira ko bigomba kurasana buri ruhande rutifuza kurasa urundi. Kinshasa yishyize imbere kurasa u Rwanda. Kuko cyashyigikiye FDLR ifite yongenga bitekerezo. Mu bijyanye n'amasezerano y'imikoranire hagomba kubanza gusenywa FDLR. Turashe turebera hamwe icyo u Rwanda ruvuga ko rukorana na M23. Bavuze bati noneho karabaye u Rwanda ruteyibuye ku karere rwemeje ko ibyo Kinshasa yarushinje kuva kera rurabyeme ari impamo. Uti gute? Bahise bagarura amaso inyuma, ubwo ndavuga ababikurikiranira hafi baravuga bati ese buryo cyagihe ubwo Kinshasa yasabwaga gusenya FDLR kuyisenya yo ntibikore muri operation ngira se kuri FDLR ahubwo igasaba FDLR urabizi mu itangazo ryatanzwe byabanjirije hariya muri Warikare ahari ikicaro cya 34 Region Militaire bavuga ati FDLR ndetse baganiriza babwira n'abaturage bati mukora ubukangurambaga abaturage n'aba FDLR abazaho bari mu babwire ko basabwa gufata intwaro bakazishyikiriza MONUSCO hanyuma bagashyikirizwa u Rwanda. MONUSCO akaba ari igirite ibashyikirizwa u Rwanda. Twabibonye nk'urwiyererutso ariko FDLR ikavuga iti twebwe twarabigerageje biranga byanze biti twahuraga twaragendaga tugahura na fence y'ingabo z'u Rwanda zikadusubiza inyuma. Aha kuko tugiye kureba inshingano u Rwanda rufatanya na M23 FDLR byatumye abavuga bati wasanga hahise kuvuga ngo FDLR wanza yaravuga gukuri ariko se koko FDLR yigize igira inyota yo gushyikiriza intwaro MONUSCO navuga oya ntago yabikora. Barabizi ko umugambi wabo ngo nukwicaza amabuno mu rugwiro bashaka kugaruka mu Rwanda nyine ariko umutindaro utarya burya nkeka kariko biri umugani w'Abanyarwanda narabonye ugana iki ugana kariho ese ko kubonye ubwirinzi bw'u Rwanda biriya bisasu bimire bindi bazinjira batese bazinjira ni murumuru n'imihoro batemeshaga abantu bazinjira n'iki no bitagoye murumuru n'imihoro sinzi ni imurumuru harya urazizi ndazizi bazinjira nari amacumu kuko ibisasu byo ntaho bazabiturikiza turi muri 2026 gusa u Rwanda rutarakaza ingamba z'ubwirinzi hari ukuntu mu myaka yashize FDLR yajyaga iturikiriza ibisasu ku butaka bw'u Rwanda bikagira ingaruka ku baturage harazarubavana akakanya sinkeka ko byakongera koroha ariko ko batava kwizima bavuga bati tuzabikora. Ndayishimiye yateyemo akaboko aravuga ati twebwe natwe tubari inyuma urabizi ko abaho ibikoresho n'uburyamo n'ibiki byose mumaze iminsi bisuganyiza hariya mu kibira abandi bari kwicuma bagana ku mipaka y'u Rwanda n'ubundi n'u Burundi urabizi neza. None Matilde Mukanabana yaje ari kubigarukaho uyu diplomate avuga ko uko kongera ingabo urumva
mukantabona ahangaha reka mpere kuri ingingo avuga ati icyakora ahangaha ndagira ngo mbibabwire ntacyo nsimbutse yagaragaje ko bibabaje kuba urugomo rwariyongereye mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko ayo masezerano asinywe. Birababaje cyane ubundi cyakaba ari icyizere cy'umutekano n'amahoro ariko byarazambye. Avuga ko urugomo rwatewe n'iyongerwa ry'ingabo n'imitwe ikorera mu bwihisho itaryozwa ibyikora, harimo abacancuro, imitwe itwaje intwaro ishyigikiwe na leta ya Kinshasa ndetse n'igihugu kimwe. Avuga ko uku kongera ingabo kunyuranyije n'amasezerano y'u Rwanda na Kongo ndetse n'ibiganiro bya Kongo na MA23. Avuga ko ingabo zongerewe mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'abazoherezayo babaye imbogamizi ikomeye ku mahoro arambye, ndetse agaragaza ko bashaka gusenya intambwe yari imaze guterwa binyuze mu masezerano ya Washington. Ambasaderi y'u Rwanda muri Amerika kandi yavuze ko izo ngabo zihungabanya umutekano. Mu Gushyingo umwaka ushize zifatanyije na guverinoma ya Kinshasa zakoze ibikorwa bigamije guteza ihohoterwa rikabije mbere gato yo gusinya amasezerano ya Washington, bagamije gushyira umutwaro w'inshingano ku Rwanda. Ubwo rero mu gusubiza kuri iri hohoterwa, AFC/M23 ibishishikarijwe na guverinoma y'u Rwanda. Aya ni amagambo ya Matilde Mukantabana, ambasaderi y'u Rwanda muri Amerika. Ati rwose mu gusubiza kuri iri hohoterwa, AFC/M23 ibishishikarijwe na guverinoma yanjye iherutse gutangira kuva mu mujyi wa Uvira mu kugaragaza ubushake bwo kugabanya amakimbirane. Ati kandi ubwo noneho agaruka birambuye ku bitero bitandukanye by'inyeshyamba za FDLR zagiye zigaba ku butaka bw'u Rwanda, yibutsa ibyo mu mwaka w'1997 ibitero by'abacengezi byishe abaturage ndetse n'ubwicanyi bwa uwo mutwe w'abajenoside wagiye ukorera ku butaka bwa Kongo Kinshasa mu myaka myinshi ishize. Mbega ibi ngibi ugiye kubivuga bwakwira bugacya koko FDLR yahigiye u Rwanda kenshi. Abo bacengezi ba ALL baje guhinduka FDLR bakoze ibikorwa bitandukanye. Ariko avuga ko nyuma y'ibyo bitero hagati 2005, 2008 na 2013 uyu mutwe wagiye mu by'ukuri usezeranya kurambika intwaro ariko ntubikore. Nk'ubu rero muri 2015 na 2020 u Rwanda na Kongo byakoze ibikorwa bihuriho urabizi ntabwo byashyizwe ku mugaragaro ariko byarakozwe byo gusenya FDLR n'ibirindiro byayo ngo babishwanyaguze, ariko ubufatanye bwa Kinshasa na FDLR bwakomeje kugenda bwaguka uko bwije n'uko bukeye. Urumva ndetse n'izo operation zaje guhagarara mu buryo butunguranye nta nicyo zigezeho. Ndavuga izo operation u Rwanda na Kongo byagiye bikora. Noneho ibyo ni bimwe mu byatumye rero u Rwanda rufata ingamba z'ubwirinzi, ziriya ngamba rwashyize ku mipaka. Ariko urumva avuga ko kuva icyo gihe ibimenyetso byizewe byerekana ko igisirikare cya Kongo cyongeye gukorana byimazeyo na FDLR ku rwego rutigeze rubaho 2021 na 2022. Avuga ati rwose ubu FDLR iracyakorera mu burasirazuba bwa Kongo, yinjijwe mu bikorwa bya gisirikare bya Kongo kandi impuguke za Loni zikomeje kwandika ibikorwa byayo kuko zikomeje kugenda zibigaragaza. Ariko kandi aha niho yakomoje avuga ati yabivuze nk'impamvu nyamukuru u Rwanda rwahisemo gufata ingamba z'ubwirinzi ndetse runagirana imikoranire na AFC/M23. Ahangaha nabone kugera kuri iki kintu nabanje kwabwira aho impungenge zagiye zituruka kuva kuri A kugera kuri Z, tukavuga inkuru ibice. Noneho ati kubera iyo mpamvu u Rwanda rufite ubufatanye mu by'umutekano na AFC/M23 kandi rubikora mu mucyo hagamijwe kubaka icyizere. AFC/M23 ni umutwe wigenga wonye ko gufite ibibazo bifite ishingiro ku butegetsi bwa Kinshasa birimo kwicwa, gufatwa ku ngufu n'ivangura rikabije rikorerwa abanyekongo b'abatutsi ndetse mu by'ukuri uyu mutwe ukaba ushaka kugira gute kubihagarika. Ni byinshi byatangajwe. Uyu mutwe cyakoze ahangaha nababwira ko hari imwe mu nkuru yavuzweho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu depite wa Amerika n'ubundi witwa ngo ni Depite Ronnie Jackson niba nibuka, yaje aravuga yabaye umuganga muri Amerika ariko akora n'izindi nshingano zikomeye, yabaye n'umusirikare mu gisirikare cya Amerika. Avuga ko mu by'ukuri rero M23 abarwanyi bayo urumva bakwinjizwa mu nzego z'umutekano za Kongo. Bigaragara ati nicyo cyagira gute, nicyo cyazara amahoro, bakorane nyine. Yego nicyo cyazara amahoro. Ibi nabyo rero ni bimwe mu byo mu biri mu masezerano ya le 23 mars 2009.
ariko bikaba byaragaragaye ko Kinshasa yo yanze ngo kwivanga cyangwa se kuvanga irondo n'ibisambo niko ibivuga ndetse urabizi ko n'abasirikare bakomeye mu gisirikare cya Kongo babo mu bwoko bw'abatutsi benshi bagenda bitwa abandi bafungwa bagerekwaho cases zitandukanye nibyo ngibyo rero Tshisekedi we nyuma yuko yari Davos mu Suisse ejo bundi mu nama ya WEF cyangwa se World Economic Forum yavuye ku wa gatatu tariki 21 yaje kugira uruzinduko rero ku munsi w'ejo hariya i Paris mu Bufaransa kwa President Macron nta kindi kimujyanye rero no kurebera hamwe uko amahoro yabona mu burasirazuba bwa Kongo ariko Macron nawe abigizemo uruhare niho gushaka mubuka ahangaha ni bamwise kirihahira kuri iyi ngingo hanyuma ariko ikindi twavuga tugana ku musozo muri Warikare reka na updating abantu mu minota itarenze 2 ibintu byabereye muri teritwari ya Warikare mw'abantu mwe na kamaramaza i Warikare havuzwe ikitwa ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya MA23 ndetse byashwanyaguje imwe mu modoka za MA23 muri teritwari rero ngamirira yabaye amareba ku ntare za Sarambwe zirangajwe imbere na General Major Sultani Makenga hanyuma ni ibitero bya reka mpere kuri ibitero bya drone byagabwe Ibireusa byahitanye ni nabyo ahubwo n'ubundi nkuko bigaragara ahangaha muri byo byahitanye imodoka y'Ijipe y'abarwanyi ya M23 ni mu bitero by'ingabo ku muhanda wa Kashebere Warikare Kashebere iyi ngo na hano harimo abarwanyi ba AFC M23 harashwe n'ibitero byo mu kirere byagabwe n'ingabo za Kongo kuri wa gatanu tariki 23 Ibireusa mu gace ka Ikobo cyangwa se groupement ya Ikobo muri Warikare ni muri no Kivu nkuko byatangajwe n'amasoko ya Geopolitical dukesha inkuru icyo gikorwa cya gisirikare ngo cyabaye hagana amasaha 7 z'amanywa ku munsi w'ejo ubwo drone y'intambara ya Fardc yarasaga ahakambitse abarwanyi ba M23 muri aka gace noneho aka ni agace kari strategique cyane urumva byemezwa kandi n'abantu batandukanye babwiye ikinyamakuru tuyakesha bo muri Bireusa ngo aho abarwanyi bari bakambitse ngo hasenyutse burundu hashya hose ngo humvikanye biturika by'ibibombe bikomeye mu gace kose bituma abaturage bagira ubwoba bwinshi umwe mu baturage ati twabonye umuriro n'umwotsi bizamuka byiyongera biva hasi aho abarwanyi bari bakambitse nyuma y'ibyo bitero abarwanyi ngo bahunze bihuta bamanuka berekeza mu mujyi wa Warikare nkuko yabibwiye iki kinyamakuru Actualité.cd ntabwo izina rye ryatangajwe ku mpamvu z'umutekano we bwite ni igitero cyo mu kirere kiri mu rwego rw'ibikorwa byo guhiga bukware no kurwanya imitwe yitwaje intwaro bikomeje gukorwa n'ingabo za Kongo muri teritwari ya Warikare aho M23 imaze ibyumweru byinshi igerageza gukomeza kwagura ibirindiro byayo ingabo za Fardc zikaba zikomeje kwishingikiriza cyane ku ikoreshwa rya drone mu kumenya aho ibirindiro by'abarwanyi biri ndetse no kubisenya muri rusange ngo babomonganishe cyangwa se babuza amajyana amaza uburyo bivugwa ko cyangwa se ko butanga umusaruro mwiza ku rugamba Fardc ngiri kwitwara neza ku rugamba ikoresheje drone nkuko bitangazwa n'amasoko ya gisirikare aturuka hariya muri Warikare ariko ngo nubwo habaye iyi nsinzi ya gisirikare umutekano mucyo uracyari ni ukivugwa hariya abaturage ba Bireusa n'imidugudu ikikije aka gace baracyafite ubwoba bw'uko hashobora kuba kwihorera cyangwa se ibirwano bishya kuko izi ntare za Sarambwe buriya ngo nko kuzikora mu jisho ahangaha ntabwo wakwizera ko zabihoreye gusa ubu nta mibare yemewe iratangazwa ku byerekeye abapfuye cyangwa se abakomeretse ku rugamba n'abafashwe mateka birumvikana icyakora abaturage bavuga ko habaye ibyangiritse byinshi mu bikoresho ndetse bavuga ko izi nyeshyamba za M23 zakubiswe bikomeye ku bushobozi aho uko byagenda kose ngo rwose ngo batikiye urumva ariko ntabwo narekera kubabwira amakuru ya Warikare ntababwiye ibya Pinga nyaboneka munyongera umunota umwe babwira amakuru ari guturuka Pinga nubwo ari Pinga nyirizina ko Pinga irimo coalition ya Janvier Karayiri ariko ni coalition y'abazarendo ubundi aha Pinga niho hari hakorewe inama yatumye yasize abamayimayi bose birundanyije bitwa wazarendo inama yo gukora wazarendo rwose yanzuye wazarendo niho yabereye aha rero hari n'ikibuga cy'indege nto muri Warikare wundi Pinga haba ibibuga by'indege bibiri ariko intoya nyine bizwi nka aerodrome hari Pinga airport hakaba na Goma
niba mbizi nimbyuka neza. Ariko ahangaha mu nkengero za Pinga hamaze iminsi havugwa imyiteguro ya M23 barashaka kwisubiza Pinga. Biravuga ko rero ku munsi w'ejo habaye imirwano y'izindwanyi za MA23 ndetse zihangana cyane bikomeye na Fardc. Ibuma ni hafi ya Musanga. Iyi ni indi nkingi y'umutekano w'umujyi wa Pinga. Ni imirwano ikaze yatangijwe ndetse ni kuri wa gatanu mu masaha y'igitondo. Coalition nizo zakabye ibitero kuri M23. Bikavuga ko mu by'ukuri Fardc zitangije n'abarwanyi b'abenegihugu bazwi nka Wazalendo Ibuma no ku misozi ya Cypre ni ku mupaka uhuza uduce twa Barinda ndetse na Banakindi mu gace kegereye Pinga ni mu teritwari ya Warikare ni muri Nokivu. Nk'uko amakuru rero nayo dukesha Actuality avuga imirwano yatangiye agana mu saa 11 z'igitondo ubwo abarwanyi ba M23 bagabaga nibo ba province birindiro bya coalition bagaba ibitero kuri Wazalendo. Imirwano yabereye ku muhanda uhuza Barinda ndetse na Banakindi muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare ahantu strategique cyangwa se ingenzi hagizwe n'imisozi ireba umudugudu wa Musanga ufatwa nk'imwe mu nkingi z'umutekano w'umujyi wa Pinga. Urusaku rw'imbunani ndetse n'intoya urwumvikanye amasaha menshi bituma abaturage bagira ubwoba bukabije baranahunga. Nibyo ngibyo rero ubwo ndagira ngo mbabwire ko ntamenya baguye kuri uru rugamba ndaza kumenya ibyo ari byo mbararikiye kunza kubikurikirana ndabazanira resulta nyuma y'urugamba rwa Rimbatura mugabo mu nkengero za Pinga aba bari Pinga ubwoba ni bwose ndetse abaturage ba Warikare nabo amarira aracyaramari bakora ko bati ntago tuzi aho bigana. Reka rero tubashimire cyane kwa natwese murabyumva mute ni mutanga ibitekerezo dutima muri comment hanyuma rero munakande like munasharing nyaboneka mu groupe kugira ngo turusheho kugenda tugira courage.